iyi niyo ifite copyright kugira ngo murabona yuko iyanditseho. Icyitonderwa, copyright ziratandukanye, hari copyright isanzwe hakaba na copyright strike. Copyright strike ntabwo wabasha guclaiminga kugira ngo bakureho iyo copyright, biba bigoye. Icyiza ni uko wakanda hano, yari copyright strike, kanda hano kuri video, ukimara gukandaho tukanda hano kuri kareba, iyi ni copyright, yari copyright strike. W'icy'ingenzi ugomba guhita ukora ni uguhita ukanda hano, kanda kuri kariya kantu kameze nk'ikaramu edit, hanyuma ukaza ukajya kuri visibility. Icy'ingenzi ni uko wayikanda private, ukayiprivatinga kugira ngo bitazaguteza ikibazo ikindi gihe, dore yuko hari n'igihe baguha igihano bita shadowban. Iyo shadowban ni igihe babasha gufata video zawe nawe bazirikomandinga ku bantu kugira ngo nawe bakubone. Rero iyo ukoresha copyright strike, video zawe babasha kuba YouTube yabasha gusa nkaho izihagaritse, ntizibashe gutembera ngo zigere ahantu henshi hagiye hatandukanye. Rero niba ufite copyright strike, warafashe ikintu cy'umuntu ukacyaplodinga, icyiza wakanda private kugira ngo itazaguteza ibibazo, cyangwa ikaba iri no kuguteza ibibazo ukaba utari kurebwa muri iki gihe. Rero ngiye kuko ari copyright isanzwe ndisubirirayo, ndasubirayo, ndagira ngo mbereke, ndaza muri video nkande hano kuri iyi video ifite copyright, nyikandeho. Nimara kuyikandaho sasa rero ndahita ngera ahantu handitse copyright, ndahita ahangaha ngira muri kuhabona, nindangiza ndahita mwandaho. Ngikandaho barita banyereka ngo copyright protected content found, the owner allows the content to be used on YouTube. Hano ndakanda ahantu handitse review issues kugira ngo tujyanirane, twihutishe video itaza kurambirana. Okay, nkanza nase review. Okay, ngira ngo murabona yuko banyeretse agace gafite copyright, ni akangaka kuri video. Aka niko gafite copyright, akangaka rwose ngira ngo muri kukabona, kuva ahangaha kugera ahangaha. Aka niko gace gafite copyright, ariko twebwe dushaka gukura copyright kuri iyi video yacu kugira ngo ikindi gihe bitazajya byirirwa bikugora. Nyaboneka reba nawe warakanze subscribe, uyikandeho kandi ufungure inzogera yawe kugira ngo ikindi gihe bino biganiro bitazajya bigucika. Kugira ngo naberetse muri video zatambutse, naberetse ukuntu wakoresha internet y'ubuntu, ndabibereka aho muzagira ikibazo muzambazeho. None mbere ku kuntu wakorera amafaranga nta gishoro, izo video zose nazibakoreza hano kuri YouTube. Rero twe hano mbazaniye ukuntu wakora copyright kuri video zawe. Leta nza hano nandi handitse copyright. Iyi copyright nakoresheje indirimbo y'abandi yitwa Beautiful in White. Hanyuma kugira ngo njye claiming, ndahita nkanda kuri kano gafresh kareba hano. Gafresh nimara ko kakandaho, ndagakandaho dutungukire aha hantu. Bahita bambwira ngo copyright information, bambwira yuko nakoresheje iyi Beautiful in White by Sean Filan. Ubwo ngubwo iyi ni indirimbo y'abandi nakoresheje muri iyi video, ikaba ariyo yatumye bama copyright. Hanyuma nago ndi bucike intege, hano ufite amahitamo angahe? Atatu. Icyambere Raz song, kuyisiba bakayikataho, cyangwa ngo trim out segment, gukata ako gace kabaye copyright. Bitewe n'ukuntu video yawe ireshya, ushobora kuba wakanda hano Raz song kayisiba, cyangwa ugakanda hano ngo trim out segment. Trim out segment, ubwo hano uba ugiye gukuraho ka gace kabaye copyright, bakakamyutinga, wahagera ntihavuge, hanyuma wajya hatari copyright akaba havuga. Ariko twebwe reka wakandaho
reka mbereke n'aka kanditse dispute. Dispute ugiye kuvuga ukuntu bimeze, dukanda hano kuri dispute. Okay, nitwanda kuri dispute batubwire eligibility, mite nkanda handitse ngo my dispute is not based on any of this reason is tankandaho, itankanda next, nkita njya ku yindi step ngo reason of for dispute hari original content, license, fair use, ni igihuba wemerewe kuyikoresha, public domain, ngo the content claimed in my video in public domain is no longer protected by copyright. Ahangaha ni cya gihe noneho iyi copyright nta kintu ibivuze kuri video yawe, ariko hano ndagira ngo mbereke license. Ubwo ni igihe ufite uruhushya, uhita ukanda hano, gakandaho, ndankanda next, ndanungukira aha hantu handitse step ya gatatu handitse requirement. Hari ibisabwa rero, ibisabwa ndahita nza ngo I have permission to use content for copyright owner, tankandaho. Turiya step dusigaye tundi nzatubereka, mwandike muri comment mumbwire niba ari ngombwa yuko nubabwiraho, natwo nzatubasobanura akantu ku kandi. Mwandike comment mumbwire ikindi kintu nzabakoreraho. Hanyuma reka twikomereze, ntankanda ahantu mite nemeza kano kantu, nkande next, mite nungukira ahantu handitse step ya nyuma ariyo ivuga ngo dispute, step ya nyuma ivuga ngo rational. Hano rero hejuru ngongira ngo duhere, ureta ngo please include your license information below. Amakuru y'uruhushya ufite uhita uyashyiramo hano. Iriya ngira ngo claim, hano haba claiminze ni kuri Beautiful White by Shine Filan. Itankanda hano vuga ati wenda I have permission to use this one, that is why that's why I used this one. Hanyuma nindangiza ndahita nza tuno tuntu nuvivure nimara kuduvivura hano kane sinca, ubwo ni umukono wawe. Umukono nuko ushyiramo iki, izina ryawe. Hanyuma nindangiza ashyiremo izina ryanjye, Callixte Mutabazi. Ubwo uyu niwo mukono wanjye bite mbi submitting. Nimara gukanda submit bahita bambwira ngo kadutegereze turebe. Atambwa ngo no content owner has my miss 30. Hanyuma abantu ba claiminze niba hatagira ikintu bayivugaho, copyright yanjye bazitayikura kuri iyi video. Hanyuma nkanda got it, bibe birarangiye. Nyamuneka ubu nibwo buryo bwonyine bwiza bwo gukuraho copyright kuri video yawe. Kanda like, shyiraho comment y'ikindi kintu tuzabakoreraho, kandi ukande subscribe, ufungure inzogera yawe kugira ngo ikindi gihe utazacikwa n'ibiganiro tuba twabateguriye hano. Njye ni Callixte Mutabazi, aha ni ku Tyazo TV. Bye bye.